Je remercie le représentant du Pakistan et mwongeye je donne kwirirwa la abakurikiye The parole Quick Times à la News République démocratique du ni Congo. inkuru itugezeho muri aka kanya aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu kanama k'umutekano ka Loni yavuze ku kibazo cya Ukraine. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yatangiye ishimira Colombia ku buyobozi bw'akanama muri uku kwezi kwa Kamena no gutumiza inama yihutirwa ku kibazo cy'umutekano muri Ukraine. Mu ijambo ryayo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje impungenge zikomeye ku makuru y'ikorwa ry'indege zitagira abapilote drone zagwiriye hafi y'umupaka wa Ukraine. Ivuga ko ibyo byerekana uburyo intambara ikomeje guteza umutekano muke mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ni ijambo rero n'ubundi tugiye kubashyirira mu rurimi rw'ikinyarwanda uko ryakabaye, ariko mbere y'uko ndibashyirira ryose mu kinyarwanda, reka turanze turebere hamwe icyo uyu mugore uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashatse kuvugaho muri makeya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yavuze ko uko iminsi ishira amakimbirane akomeje gukaza umurego aho kugabanyuka, kandi ko kuri iki gitero gishya cyongera ibyago ku baturage no ku mutekano w'isi yose. Yashimangiye ko ingaruka z'iyi ntambara zitagarukira muri Ukraine gusa, ahubwo zimaze kugera no ku bindi bihugu n'abaturage bo hirya no hino ku isi. Iki gihugu cyanenze uburyo intambara ikomeje kuba nk'urusobe rw'ibitero n'ibisubizo byabyo, ibintu bikomeza kongera imibabaro y'abaturage, guhungabanya umutekano no guteza ibyago bishobora kugira ingaruka zikomeye zitateganyijwe muri ibi bihugu byose byo ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibukije impande zose zihanganye inshingano zazo zo kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'intambara, cyane cyane kurinda abasivile no kwirinda ibikorwa byabashyira mu kaga. Mu butumwa bwayo bukuru, RDC yongeye gushimangira ko nta gisubizo cya gisirikare kirambye gishobora kurangiza iki kibazo. Yavuze ko gukomeza intambara bidatanga amahoro cyangwa umutekano urambye, ahubwo bikomeza kongera ibibazo. Ni muri urwo rwego yasabye guhagarika imirwano ako kanya, cessez-le-feu, gufata ingamba zo kugabanya ubushyamirane, gusubira ku nzira y'ibiganiro bya diplomasi, ndetse asoreza no ku mpande zose ko zashyira imbere ibiganiro ndetse n'ubwitonzi. Mu gusoza iyi nkuru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko amahoro arambye ashobora kugerwaho gusa binyuze mu mishyikirano ya politike yubahiriza amahame y'umuryango w'abibumbye n'amategeko mpuzamahanga. Yibukije ko intambara irushaho kumara igihe kirekire, ariko imibabaro y'abaturage yiyongera kandi amahirwe yo kugera ku masezerano y'amahoro akagabanuka. Iyo rero yari incamake y'iri jambo tugiye noneho kuva imuzi n'imuzingo tukabisobanurira muri rw'ikinyarwanda uko ryakabaye. Wowe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma amakuru nk'aya ngaya asobanutse azira igihe ukajya uyabonera ku gihe bitagombye yuko ujya gushakisha The Quick Times News. Kora like na subscribe ndetse utange share, kandi nanone nibigukundira utange komenti ugire icyo uvuga kuri iyi nkuru tuba tukugejejeho muri aka kanya. Je remercie le représentant du Pakistan et je donne Ndashimira uhagarariye Pakistani kandi mpaye ijambo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabashimira ndetse n'igihugu cyacu cyanyu cya Colombia ku munsi wa mbere w'ubuyobozi bwanyu. Tubifurije intsinzi mu kuyobora imirimo yacu muri uku kwezi kwa Kamena, tunashimira kuba mwatumije iyi nama yihutirwa yiga ku kubungabunga amahoro n'umutekano muri Ukraine. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashimira madamu muyobozi gato ku ijambo rye ndetse no ku makuru yatanze ku byabaye vuba byatumye iyi nama iterana.
Madamu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye n'impungenge amakuru avuga ko igwa ry'indege zitagira abapilote drone ryabereye mu mujyi wa Galati hafi cyane y'umupaka wa Ukraine. Atitawe ku bisobanuro nyabyo ibyo byabaye, ibi bikorwa birongera kwerekana ingaruka zikomeye ziterwa no gukomeza kw'imirwano ku mutekano w'akarere ndetse n'uw'isi muri rusange. Mu gihe akanama k'umutekano kamaze guterana inshuro nyinshi mu byumweru bishize kugira ngo gasuzume uko ibintu bihagaze muri Ukraine, birababaje kubona ko ibyabereye ku rugamba bikomeje kwerekana ko ubushyamirane buri gukomeza kwiyongera. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushimangira ko buri gitero gishya, buri bwicanyi bushya ndetse na buri gikorwa cyibasira abaturage byerekana neza ko iyi ntambara ikomeje guteza ibyago birenze kure ahabera imirwano. Itsinda ryanjye riragaragaza ko kuva imyaka myinshi ishize ingaruka z'iyi ntambara ku rwego rw'ubutabazi, politiki, umutekano n'ubukungu zikomeje kugera no ku bihugu ndetse n'abaturage bari kure cyane y'aho imirwano ibera. Ibi byagombye gutuma impande zose zimenya neza uburemere bw'ingaruka z'intambara ikomeje kwagura ubukana bwayo, uko icyizere cyo kugera ku gisubizo cya politike kigenda kigabanuka. Madamu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangayikishwa cyane n'uburyo iyi ntambara ikomeza kwagura ingaruka zayo ku mutekano ndetse no ku bikorwa bya gisirikare bisa n'ibimaze kuba ibintu bisanzwe, bigakomeza uruziga rw'ibitero n'ibisubizo bya gisirikare. Aho kugira uruhare mu kugera ku mahoro arambye no kugabanya imibabaro y'abaturage bagizweho ingaruka n'iyi ntambara, iyi myitwarire ahubwo ikomeza kongera imibabaro y'abaturage, guhungabanya umutekano w'akarere no kongera ibyago by'ibintu bishobora kugira ingaruka zitateganyijwe. Nubwo rero hakoreshwa ikoranabuhanga rya gisirikare rirushaho gutera imbere, abaturage basanzwe nibo bakomeje kwishyura igiciro gikomeye cy'intambara. Ibi bitwereka ukuri kudashidikanywaho uko intambara yaba imeze kose cyangwa ikoranabuhanga ryose rikoreshwa ikomeza kuba isoko ry'umubabaro y'abantu, kutamenya ejo hazaza ndetse n'ingaruka kenshi zirenga intego z'abari mu ntambara. Hashingiwe kuri ibyo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibutsa impande zose ko zigomba kubahiriza byimazeyo inshingano zabo mpuzamahanga, cyane cyane amahame yo gutandukanya abasivili n'abarwanyi, kugereranya imbaraga zikoreshwa no gufata ingamba zo kwirinda ingaruka ku baturage mu gihe cy'imirwano. Kurinda abasivili ntibikwiye na rimwe gufatwa nk'ikintu cyo kuganirwaho cyangwa kugabanyirizwa agaciro. Ni inshingano y'ibanze iteganywa n'amategeko mpuzamahanga arengera abari mu ntambara. Madamu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irongera gushimangira ko nta gisubizo cya gisirikare kirambye gishobora kurangiza iki kibazo. Ibikomeje kubera mu rugamba byerekana ko gukomeza intambara bidatanga umutekano urambye cyangwa icyizere gifatika cyo kugeza ku gisubizo. Ikirushijeho gutera impungenge ni uko ubu bushyamirane bukomeje kubyara ingaruka zigera kure cyane y'imirongo y'urugamba, kandi nta muntu ushobora kumenya neza uburemere bw'ingaruka zabwo mu gihe kiri imbere. Niyo mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gusaba ko habaho guhagarika imirwano ako kanya, hafatwa ingamba zifatika zo kugabanya ubushyamirane kandi hagasubukurwa inzira diplomasi nta kuzuyaza. Turahamagarira impande zose nta kurobanura, gushyira imbere ibiganiro, kwitonda no kwinjira mu bikorwa byose bigamije gushyiraho uburyo bwo kugera ku gisubizo cy'amahoro. Itsinda ryanjye ryemera ko igisubizo cya politiki cyumvikanyweho n'impande zose gishingiye ku ntego n'amahame by'amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse no kubahiriza
kubahiriza amategeko mpuzamahanga ari cyo cyonyine gishobora gutuma haboneka amahoro arambye akwiye kandi yizewe. Madamu Perezida, mu gusoza ibyabaye vuba bikwiye gufatwa nk'urwibutso rw'ikiguzi gikomeye cy'iyi ntambara ku bantu, ku mutekano no kuri politiki. Uko intambara ikomeza kumara igihe kirekire niko ibyago byiyongera, imibabaro ikarushaho gukomera kandi amahirwe yo kugera ku masezerano y'amahoro akagabanuka. Ntibinyuze gusa mu kugabanya ubushyamirane, diplomasi n'ubushake bwa politiki, aho inzira igana ku mahoro arambye ishobora gufungurwa ku nyungu z'abaturage n'abasivili ndetse n'umutekano mpuzamahanga. Murakoze, ndabashimira kandi mugire umunsi mwiza mwese uko mukurikiye The Quick Times News. Tubibutse gukora like na subscribe, hanyuma dukomeze kubana 5 kuri 5 makuru atandukanye tugenda tubagezaho buri munsi.